ubwo baragendaga bakazana abantu bo mu kandi gace akaba aribo baza kwica aho ngaho baramubwira ngo tugiye ngo ipistole ifate ngo tugiye kwica Osse bavuga we batakumva nterega burya Osse si ikitso ngo nashaka ntaba icyo ngo dutere bira biteleviziyo urumva ubwo nyuma badushyira ku murongo batemu wa mbere rwose agahanga batemu wa kabiri ngiye nari wa kane batemu wa gatatu bangiza afashe umupanga agiye kuntema noneho ndarumushyira ndamubwira nti uru rwandiko so murebe nawe arasoma nawe biramutangaza ati simbyumva ko ari byo atari ko reka duhamagare ahamagaye baramubwira ati okay turamutegereje ahubwo yitegura azaza nuko byagenze ubundi bwo nagiyeyo nabwo ntumiwe bwa kabiri nagiye ntumiye na ambassadeur natumiye n'umwamikazi ariko nabwo yabwiwe na ambassadeur w'u Rwanda tugiye muri Commonwealth reception. Pastor wenda tuvuga ko guhura n'umwamikazi hari ibintu wenda tugenda twumva bitandukanye vuga ati Queen Elizabeth bamwe ntibamufate nk'umuntu abandi bakagira expectation nyinshi zitandukanye ni uhagarariye Illuminati ni Yumusuhuje hari ibintu bikubaho yumukozeho wenda hari mucyo dushobora kutubwira wenda ubwo tugize amahirwe tukaba turi kumwe n'umuntu wabashije kwicarana n'umwamikazi bakaganira imbona nkubona ubwo nyine abantu bavuga muri icyo gihe baje kurasa manuka niruka ngeze kuri portail nsanga umudamu yayifunze nurira korotire ndasimbuka ni ngwamo indani ngezemo noneho ndapfukama ndasenga nibwo nabonye abo marayika exact niko byagenze ku munsi wa genocide yakorewe abatutsi byo byageze ngewe natangiye gutotezwa muri 90 muri 90 baje kumfata mu byitso 93 narahunze 92 narakubiswe 93 narakubiswe nkagenda mpunga nkagaruka ariko 94 yo ntabwo nabona uko nayisobanura jinya narakarimana njya mu ishyamba mu gihuru ariko njyana na radio kugira ngo numve u Rwanda numva amakuru ya BBC numva u Rwanda ngeze mu ishyamba ndapfukamye umunsi wa mbere isengesho nasenye mu Mana urabizi ko ntigeze ngusaba ngo nzane Iburayi niwe wabinsabye unshyiraho agahato uranzana ndahari nje aha hantu nutavuga sinzahava kandi nzahapfire ugire ibintu byanjye uri mu ijuru nezerwe niryo sengesho nasenze umunsi wa mbere mbuze nta nijwi nta niki umunsi wa kabiri ku munsi wa gatatu mpagaze ku gakingo funguye antenne ubwo nibwo ninacyagiye ubwo byari bimaze kuba mu kwa 11 nibwo Sabine Laden yaramaze kurasa Amerika 2001 ubwo ndimo numva mbona mu kandi kanya imbwa zirinjiye na polisi mu gihuru naho ubwo abazungu bazanya gutembereza imbwa zabo bumva ururimi batazi bahita bahamagara polisi bati hano hari ikihebe cya bindi baza birukanka bavuga kubera ko byari no muri ayo minsi ya usaba pirira baza bavuga terrorist bangezeho nanjye ntega amaboko ni yes Yes, inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV ntabwo ari Iyobokamana TV yonyine ahubwo turi ibitangazamakuru bitandukanye tugira ngo tuganire n'uyu mukozi w'Imana reka turi kumwe na mugenzi wanjye wo kuri Zaburi Zimi ikaza cyane ndabasuje mu izina rya Yesu turi kumwe na Nkunda Gospel kandi komera cyane nanjye nishimiye ko munyakiriye kuri Zaburi cyane Nkunda Gospel tugiye kuganira rero n'uyu mukozi w'Imana ni pasteri akorera umurimo w'Imana mu bihugu bitandukanye mu Bwongereza ni haba ariko by'umwihariko tukaba dufite amahirwe yuko ari umunyarwanda yagiye akora ibikorwa byinshi bitandukanye nibyo tugiye kuganiraho ni munyemerere dutangire tumuhereza ikaze kuri bino bitangazamakuru ko bya gikristo hano mu Rwanda maze tubuze kutuganira pastor ni ikaze cyane murakoze cyane amakuru turaho turashima Yesu
Wow, tubaha ikaze kuyobokamana TV Zaburi nshya ndetse no kuri Nkunda Gospel. Yego murakoze cyane nanjye ndabashimiye kuba mwatekereje ko twahura tukaganira. Yego. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo tugiye kuganira nandi. Ya mazina nitwa Osse ntavuka nkaba ndi umupasiteri uhagarariye itorero hano mu Rwanda ryitwa Legacy of Hope International Church, ariko nkaba mfite n'indi torero mpagarariye mu Bwongereza no mu bindi bihugu bya Afurika ryitwa All Nations Ministries. Ufite amatorero abiri? Ubwo navuga ko ari ama association abiri ariko akorera henshi, kuko nka All Nation Ministries tukorera Mozambique, tugakorera mu Burayi mu bihugu byinshi, tugakorera muri Malawi na Zambia, naho tugenda dukora imirimo nk'iyingi twakoze hano, ndetse no mu bijyanye no gufasha abantu mu bijyanye n'amashuri. Okay. Ubwo ngira ngo abantu kuba bisobanukirwe neza no kuvuga ngo muri izo ministeri ebyiri ihedinzi yindi niyi cyangwa ziratandukanye. Hari Legacy of Hope akaba niyo yindi. All Nation Ministries niyo fonda wizo zose. Wow. Niyo yatangiye tugeze mu Bwongereza mu 2000, niho dukorera. Noneho ni itorero rifite nationality 25, tukaba dufitemo n'Abongereza dukorana ndetse mu buyobozi bwaryo. Noneho tugakora imirimo itari yivuga yewe viziyo Imana yampaye mvuga ubutumwa, ariko nanone cyane mu bijyanye n'ibikorwa. Kora ndebe rutavuga numbe. Ubwo ngeze mu Bwongereza natangiye ibikorwa nk'ibi twakoze hano byo gufasha abana ivuga ubutumwa twatangiye. Twafasha abana, hari abana usanga badashaka kujya kwiga, kandi abana bo bato rwose imyaka 11 n'ibiri. Nimba mushobora kugera kuri website yacu yitwa allnationministries.info, mwarebaho abo bana batanze ubuhamya n'ababyeyi babo bari baravuye mu mashuri, noneho bakajya kunywa ibiyobyabwenge. Nubwo n'abangaba tubafasha ngo batabijyamo, naho birahaba, suko bidahaba ngo nuko ari mu bazungu, uretse ko abana babo ntibagaragara nyine, barabahisha, baba bari ahantu babitaho cyane. Ubwo tufasha abo bana bavamo tubasubiza mu mashuri. Icyo ni igikorwa twatangiranye. Noneho nyuma nza gukora n'ikindi cy'abantu bakuru, hari abo twita abahomuresi, aribo bakoroshari. Ni abantu bakuru bakuze rwose, nabaha n'amafoto n'amavideo ndabifite, murebye kuri website usanga. Kandi Iburayi buri wese aba afite ubushobozi bwo kuba muhinzo akabamo. Leta ibaha amazu, ikabaha n'ibyo kurya, ariko ugasanga ntibabishaka. Noneho bakanywa ibiyobyabwenge, bakitera inshinge za drogue. Nta nubwo ari nk'ibi ngibi tuvuga tubona inaha, sinzi ko inaha hari yagira ibyo kwitera inshinge. Yamara gusara ugagafata imbunda akarasa, cyangwa se akarwana, akamenagura ibirahure, akamenagura amazu. Naho rero ni igikorwa twatangiyeyo. Uburyo nagitangiye ni ubuhamya bunini, kuko twari mu masengesho. Turi mu masengesho, ngiye kubona mbona abo ngabo baje birukanka mwiyerekwa, ariko basa nabi, bambaye imyenda mibi, ariko baza bafite za gitari bashaka kugira ngo baririmbe. None barambwira ngo bashaka kujya kuririmba imbere kuri alitari. Noneho ndabemerera ntimugende muririmbe. Baragenda, batangiye kuririmba, mbona iteraniro rirashakuje ngo ukuntu ushyira aba bantu imbere basa gutya bakaririmba. Ubwo noneho mu gihe nibaza ngo ese ngiye kuvuga iki, ngiye kubwira iki abakristo, impamvu yatumye mbikora, mbona Yesu ampagaze iruhande. Noneho Yesu arambwira ngo babwire, ampa igisubizo mbwira iteraniro, arambwira ngo babwire ngo aba nibo nshaka. Mbyumvishe gutyo, mpita nkoresha inama abayobozi dukorana, ndabibabwira, mbabwira viziyo. Maze kuyibabwira, ubwo dutangira. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Dutangira noneho kugenda gutekera iwacu mu ngo,
tukabagemurira aho barara hanze, tukagenda nijoro nibwo babona kuva saa 2 z'ijoro tukagera saa 9 za mu gitondo, tugenda tubagaburira aho barara. Ariko haza kuba ikibazo cye nanone mu Burayi cyo kuvuga ngo ntugomba kubabwiriza. Ese ntubwiriza umuntu atabigusabye? Noneho twatangira kuganira nabo, abandi bati no ntugomba kubwiriza. Ndavuga ni byiza rero, aba bantu ntabwo icyo bakeneye ari ibiryo, bakeneye Kristo. Niwe wahindura ubuzima bwabo. Ibiryo n'ubundi leta ibaha amafaranga, ayo mafaranga bajya kunywera bagura izo droge nayo baba bahawe n'ubundi, nubwo bari mu muhanda baracyayahabwa. Ndavuga rero ngiye icyo ngiye gukora, ngiye kubazana mu rusengero. Ndagenda turabiganira, dukora programme mbese ko bazajya baza mu rusengero akaba ariho tubagaburirira. N'abantu nanone batajya bapfa gutrusting umuntu ako kanya, bisaba nyine kugenda ubaganiriza buhoro, turabiyegereza. Ubwo noneho dufungura urusengero. Icyo nakoze niki, n'abantu nanone babaye rejected, ntabwo abantu babakunda bitewe nuko basa, bitewe nuko baba basinze n'amadroge yabishe. None akaba harimo n'abantu ariko bagiye bakora ibikorwa bibi cyane, abantu bagiye bafata abana ku ngufu, ugasanga icyo nacyo yo naho yagikora akakihana, cyangwa ariko muri guverinoma kiba cyanditse, biba bivuga ngo ntashobora no kwegeraho umwana ari cyangwa kwinjiraho umwana ari. Ubwo ngiye icyo nakoze rero, twarabinjije mfata korari, noneho baza tugategura ameza tugaterekaho indabo, noneho korari karirimba. Babona tubagize abantu bataribo. Ikintu cya mbere byonyine kumuhobera byonyine ukamusuhuza akabona ko umukozeho, byabaye ikintu gituma bose baraza barakubita bagera ku 140. Bafasha gutyo, noneho bavamo bazima, bashobora rwose ko bakize, tukabakanselinga, twarangiza tukabasubiza mu mirimo. Urabatreninga, tuba dufite n'andi ma association ashinzwe amazu, abashinzwe ubuvuzi, abashinzwe amashuri, bose abatize tukabasubiza mu mashuri. Nabwo harimo abantu b'abajene rwose b'imyaka 18, 19, 20, ariko bahisemo kuvuga ubwo buzima. Ubwo rero icyo nicyo gikorwa cyatumye noneho tugira n'imbaraga cyane, letera dushyigikira, turakorana neza. Mfite igiterane nkora kuva mu 2009, bampaye umusozi munini ahantu bitwa kuri ntoza kuri Atlantika. Ni ahantu hashobora kugira abantu 300-400. Ni ahantu intambara ya mbere n'iya kabiri yabereye. Noneho aho rero niho dukorera iyo festival, icyo giterane buri mwaka. Babandi rero bavuye muri drogue, none ni igiterane kiba kirimo gifungurwa n'ubuyobozi na meya w'umujyi, kiba kirimo polisi, kirimo ingabo, kirimo abadepite. Abo bose turabatumira kubera ibyo bikorwa twagiye dukora, bose baraza. Ubwo hari umwe rero wari warahindutse, yatangiye kunywa ibiyobyabwenge afite imyaka 14. Yatangiye gufungwa afite 14, mbese nibwo yinjiye gereza bwa mbere. Ubwo yari afite imyaka 35. Noneho rero mushyira kuri podium atanga ubuhamya. Atanze ubuhamya, abantu baraho cyane cyane abayobozi nk'abadepite, umukuru wa polisi we bari bararwanye, baranarasanye, ariko bo bakagira ngo siwe, bakumva ko urimo kuvuga atari we, kuko arabanza akivuga amazina. Meya, vice meya bari bariganye, noneho akajya kutubwira ukuntu yamukubita. Atanze ubuhamya, turangije mbese bose baraza baramwegera, basanga niwe. Urumva naye yari yambaye neza, ubundi batambara neza, namwambitse costume na karuvati, noneho atanga ubuhamya. Ubundi Burayi rero ntitwambara amakostime. Iyo wambaye costume babona ko ari ikintu kidasanzwe. Bakunze kuzambara buke iyo bagiye mu kazi,
ntabwo ubona ko ari ikintu mbese cyihutirwa. niyo byambaye usanga bamwe baguseka bati se byagenze bite. ubwo rero arangije nyuma y'icyumweru mbonye invitation y'umwamikazi yarantumira, ndagenda tumarana amasaha 2 tuganira kuri icyo gikorwa. nibwo wahawe igihembo nawe tubwira kuko n'umwamikazi byagenze ute? Guhura n'umwamikazi maze kujyaho gatatu. Urumva hari ibintu ntabwo ari nanjye ubwanjye sinzi. Mbere nigeze nkigera mu Bwongereza, ni wenda ni nk'akantu navuga gato nakita agaparo, ariko se agaparo. Nagezeyo mbona ubona inzandiko nyinshi zizi wawe, zimwe zigaze kubwira wabonye ibi. Ngewe yaje urwandiko natoraguye banaga mu muryango, rukitura indani imbere post base mu muryango ganagamo mu gitondo kazisanga mu nzu. Ubwo nkigerayo nabonye urwandiko rumbwira ngo natombeye miliyoni 10 z'amapaundi, kandi sinigeze ntombora. Noneho rero mbonye bambwira ngo wowe ngo wabonye nitera hejuru ntibonye miliyoni 10. ntazi oya n'ibyatombora se nari mbizi. Nibaza aya mafaranga avuye he? Noneho nza guhamagara umuntu ndamubaza ati nuko bimeze no barabeshya, genda ujugunye muri ntuza. Ubwo rero iyo hari ibikorwa ukora nk'ibi mbese turangije, abayobozi tuba dukora n'abayobozi bagenda babwira abandi, nibo bagenda babivuga. nk'ubwo twavuyeho ntabwo mwamikazi, ntabwo ku bwanjye ntabwo nari nzi ko nanamukora no mu ntoki, sinazi ko yanantumira. Ariko ubonye urwo rwandiko rugira ngo ni nka bya bindi n'ubundi nabonye urwandiko ndaruta, ngira ngo ni nka bya bindi invitation y'intumira ko umwamikazi antumiye, ngira ngo ni nka bya bindi by'ibinyoma ndarujugunya. Ariko nyuma y'iminsi 2 numva agatima karagarutse, n'abakora urwandiko nataye batarajyana rabishi kujya kumena, reka nongere ndufate. Noneho mfite umusekreteri wanjye no Mwongereza, niwe manager mukuru wa Land Registry mu Bwongereza. Twebwe ntabwo bakorera amafaranga, we aritanga akaza gukora ubusekreteri, ariko afite n'akandi kazi ke. Noneho ndarumushyira, ndamubwira nti urwandiko somurebe, nawe arasoma, nawe biramutangaza ati simbyumva ko ari byo, atari ko reka duhamagare. Ahamagaye baramubwira ati okay, turamutegereje ahubwo yitegura azaza. Nuko byagenze. Ubundi bwo nagiyeyo nabwo ntumiwe, bwa kabiri nagiyeyo ntumiye na ambassadeur. Natumiye n'umwamikazi, ariko nabwo yabwiwe na ambassadeur w'u Rwanda. Tugiye muri Commonwealth reception. Pastor, wenda tuvuga ku guhura n'umwamikazi, hari ibintu wenda tuba tugenda twumva bitandukanye, vuga ati Queen Elizabeth bamwe ntibamufate nk'umuntu, abandi bakagira expectation nyinshi zitandukanye. ni uhagarariye Illuminati, niwe Yumusuhuje, hari ibintu bikubaho y'umukozeho. Wenda hari mucyo dushobora kutubwira, wenda ubwo tugize amahirwe tukaba turi kumwe n'umuntu wabashije kwicarana n'umwamikazi bakaganira imbona nkubona. Ubwo nyine abantu bavuga ibyo bumvise cyangwa batekereza, kandi ibyo bumvise byose ntaba ari ukuri. Ni umuntu nk'abandi, ariko ni umuntu ukomeye, ufite icyubahiro gikomeye. Ubundi mu bantu batatu ku isi, abantu batatu bakomeye ku isi harimo umwamikazi, harimo perezida wa Amerika, hakaba papa, nako wa mbere ni papa, kuko papa akomeye kuruta bose. Hakaza perezida wa Amerika, hakaza umwamikazi w'Ubwongereza. Abo nibo bantu bari kuri top. Urumva umwamikazi, Ubwongereza bwakolonije ibihugu byinshi. Iyo tuvuga Commonwealth, ategetse ibihugu 55 biri muri Commonwealth. Yego abari ubihagarara, ariko bititwa, ariko hari n'ibyo bagitegeka. Ubwongereza bwakolonije ibihugu byinshi, birimo na Amerika, birimo Australia, birimo Canada. Ubu n'ubu ifaranga rya Canada riracyari umwamikazi, idolari ryaho. Urumva rero umuntu ukomeye, kandi mu Abongereza nabo baramukunda cyane. Ese yego ntabwo ari uyoboye igihugu, ariko afite ijambo rinini avuze ryagira icyo rikora. Nk'ingabo zose z'Ubwongereza n'iz'umwami.
guhura nawe byari bimeze bite? Guhura nawe nagiye mfite amatsiko, narabanje biranyobera, byarangoye kuko navuze ndajyayo ndashaka. Urumva ngewe nagiye Iburayi ntashaka, nubundi buhamya nabwo nta nubwo nigeze mbisaba kugira, ntabwo nahashakaga, ni Imana yambwiye ngo genda jya Iburayi. Nagiye Iburayi nari mbanze kubona ikiraka cya miliyoni 120, Imana yambwiye ngo gisige genda hano mu Rwanda maze gusinya. ahubwo pastor birahita binatujyana ku kibazo nari mfite. Umuntu uri kukubona imbere, twavuze cyane ibintu birimo abo bayobozi batandukanye, ariko tumenye pastor mbere yuko anajya Iburayi, umuhamagaro we wari umeze gute? Ni muntu ki mu Rwanda mbere yuko ajya muri ibyo bihugu? Harimo n'abavuga ko wararimbye muri Hoziyana, uraza tubwira umuhamagaro ukuntu waje kubihuza, uyu munsi ukaba uri muri Legacy, umuhamagaro umeze gute kuva cya gihe? Ngiye nakijijwe muri 1983 nibwo nakiriye umwami Yesu nk'umukiza wanjye, ariko ngewe navukiye mu itorero Presbyterienne. Deja maze kuva mu mwaka wa 6 nakuriye hano kuri Eperi, niho nabaga, niho nakuriye, niho nigaga i Kigali na hariya. Ariko nk'umwana wavukiye mu idini, ntabwo rwose ibyo gusenga. Natangiye kuririmba mfite imyaka 12 mu rusengero, ariko uko nkura ngenda nkura iby'Imana mbivamo pe, ndagenda mu mupagana ariko wa wundi kabuhariwe. Ndibuka ko najyaga muri hoteli Kiyovu kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere nkageza mu kwa 10, itariki 30 z'ukwa 12 njya muri Kiyovu kubyina. Nyuma rero ubutumwa naje kububwirwa, kandi ngeze igihe kibi cyane, kuko nabwiye ubutumwa. Uwo munsi numvise ubutumwa, nari mfite, kubera ko kujya kubyina wajyaga mu kabari ugahuriramo n'abakobwa nabo baje kubyina, ashaka kuvuga amazina asanzwe avugwa, noneho mugasezerana mugatahana iwawe. Hari uwo twatahanye rero ntiyasubirayo, tumarana hafi umwaka tubana. Ariko kubera ko nari umuntu uzwi, nanone ndavuga ngo reka njye kwihisha azagira umbona, ndaza nihisha ahantu hasi mu cyaha hafi niho nagiye gutura, kugira ngo batazagira umbona bakuru banjye, cyangwa ntihagire umenya ko mbana n'uwo mukobwa. Ubwo rero maze kubana nawe, hari umugabo witwa Ruzibiza Jean Claude, uramuzi? Oya, ntabwo ari Pastor Ruzibiza Jean Claude. Ngewe nzi Ruzibiza Jean Claude akina muri Rayon Sport, yari umunyezamu. Nanjye rero nkakunda umupira, nakundaga Rayon Sport, nigeze no gukina muri junior yayo muri 77. Noneho rero ubwo uwo munsi nakoraga muri Electrogaz, wa muntu twabanaga, undi mugabo azaramutwara. Maze ngiri umujinya, fata whisky, nakundaga whisky cyane, sinanywaga byeri yanteraga igifu, none nkanywa whisky. Ndavuga nti uyu muntu ifo ko ngira icyo mukorera, ngura inkota, ndagenda ngura inkota ngo mwice. Numvaga ntari bumwice, ariko kubera ko yari muri nandusha imbaraga, nkashaka kumusigira sinye, nzamusinyire sinye tugiye duhora amenye ko ari nge. Oya, pana umugore nawe nashaka kuyiha, apana umugabo. Umugabo nta kibazo nawe mfitanye nawe. Ndataha njya mu rugo, nywa whisky, mfata itabi, nanywaga amapaki 2 ku munsi. Mu gihe ndimo nywa, numva umuntu arakomanze, ngira ngo niwe uje, fata ya nkota. Ubwo hinjira umugore wa Ruzibiza n'undi mugabo Imana yari tumye wanjye. Ariko ubwo Ruzibiza yari umurokore, ari muri ADPR, akajya muntumira kuza gusenga, nkamwemerera, ariko isaha yagera nkajya muri douche, nkamaramo isaha, yabona nkere bakigendera. Nyuma rero baranganirira muri make, aho ngaho niho nafatiwe, ntangira kurira. Ubwo baransengera, bakimara kunsengera, tuvuze ngo amena rwose, wa wundi arinjira,
ndamubwira ntusanzwe umaze gukizwa dore inkota mba nkwishe kandi kuva uyu munsi nihanye sinsubira inyuma. ubwo uwo mwaje gutandukana byahereranye n'ubuzima. Naramubwiye ngo kizwa nukizwa ndakurongora. Arambwira ati sinshobora, ibyo sinshobora kubijyamo, aranga. Ndetse ariko nyuma ni histoire ndende mushatse ko mvuga, nyuma ashaka noneho urabona nahise njya muri ADPR muri 1983 mbu umukristo wa ADPR. Ku munsi wo kubatiza twebwe iyo wajyaga kubatizwa baba bashyiraga imbere bagatanga ubuhamya, noneho oya n'abakristo bakabareba bakavuga ngo uriya batanga ubuhamya, ufite ikibazo ninde. Uwo munsi ndi bubatizwe hari ibintu ubona nanone abantu bari mu nsengero bagakorana n'abo hanze. Wa wundi si ari abantu bakoranaga, wa mudamu abarinji nawaza muntu za mu rusengero. Ariko ikintu nashimira ADPR abadiakone bamenyaga abakristo babo nubwo baba muri 5,000 bakamenya ngo uri asuwa hano. Kandi icyo gihe barabihinduye, twebwe baravuga ngo noneho murajya hanze, ntabwo mwinjira mu rusengero, abatizwa murajya hanze, mujye muza mwinjire musohoke. Twari hano mu gakinjiro, ukinjira mu muryango ugasohokera mu wundi. Ninjira rero mu gihe nsohokera mu ngezi imbere nca gusohoka mbona nawe ari imbere yanjye. Ndavuga se yaje kugira ati ko atari n'umukirisitu. Ariko ubwo hari umusaza witwaga Njyamubiri, niwe wagiye aramureba ati uyu muntu usuwa hano. Bamusohoye yaranga yanze, ariko bahamagara abadiakoni bandi baraza baramusohora. Ndatambuka ubwo abapasiteri bari bazi histoire yanjye yose. Ntabwo ngiye nahishaga, narazaga nkababwira byose uko bimeze n'ubuzima bwanjye nuko nari mbayeho. Icyo gihe rero pasiteri bamubwiye ku mudamu ageze hanze yandika agapapuro agaha muri babandi bicaye mu rusengero, bagaha pasiteri ngo uyu muntu ngo mufiteho ikibazo. Pasiteri ati bigenda ibyawe ndabizi nuko biba birarangiye. Ubwo rero ntangira we ni 83 umuhamagaro nawutangiriye koko muri korali Hoziyana. Nari umuririmbyi ngiye nari ntaranashyingirwa, umudamu wanjye namusanze muri Hoziyana. Niho namukuye. Ubwo mba umuririmbyi muri korali Hoziyana. Nari ntuye hano mu cyahafi ndimuka ngiremera. Ubwo ngeze Remera noneho ntangira icyumba cy'amasengesho iwanjye mu rugo. Ntangira icyumba cy'amasengesho ndakomeza, ariko mba umuririmbyi wa Hoziyana. Ariko noneho hazaho n'ibindi abantu bashoboraga none gukorera naho batuye. Ariko mba umudiakoni wa Remera, ariko nkaba umuririmbyi wa Hoziyana. Nkakora hombi mbese Nyarugenge na Remera. ADPR Remera. Nguko Remera twahageze ari mu bihuru, hari agasengero gato rwose kameze nk'akariya kazu, nta bakristo bahari. Ni naho twatangiriye kuvuna nanone n'abandi bitwaga ba Mudenge, naho twatangiriye. Umuntu yakwibaza nyine none ikintu cyatumye wageze gukomeza uravuga ngo wagiye Iburayi bitabishaka, ubona Imana yaragushakagaho icyarago. Ikimana yashakagaho ngewe Imana yatangiye kubimbwira muri 70. Ese genocide yakorewe abatutsi itaraba muri 90 ngiye nagize vision. Imana inyereka rwose uko bizagenda, ariko ngiye nkumva ijwi rimbwira ngo we ntuzapfa kuko ndacyashaka kunkorera. Ubwo nyuma aho ngaho Hoziyana yirembeyemo mba na vice president wayo, ariko noneho nza mfungura ministeri ukiri mu itorero ndi muri ADPR ndandika ndabisaba. Uzi ko ADPR batabikundaga, ariko naranditse ngewe kubera ko nari Remera mbiha pasiteri Sebitereko ministeri ndayifungura yivuga butumwa. Noneho nkaya mvuga ubutumwa nkoresha ibiterane binini. Nkakora ibiterane hano muri Kigali, nkakora ibiterane mu Rwanda hose. Igihe ADPR yari mu bibazo by'amavugurura 96
harya twavuze ubutumwa mu Rwanda hose, twebwe nta nubwo ibyo twabijyagamo. Twavuze ubutumwa, nkoresha ibiterane muri za stade hariya, nkoresha ibiterane Burundi, nkoresha ibiterane Congo, nkoresha ibiterane Uganda aho bita Kampala na Mukono. Nari mfite groupe yivuga butumwa, ariko nanone na korali Hoziyana tukajyana. ADPR yarayiguherezaga, hari aho bambwiraga bati bajyane, hari naho bangaga, ariko nanone abarimbye hari igihe bazaga. Ni intambara zitari zoroshye. Pastor, wenda utararenga kuri iyo ngingo ntaguciye mu ijambo, ni icyo uvuga wenda kuri uyu muco w'amadini amwe namwe usanga adakora nivuga butumwa? Bamwe bati bariya ntabwo bakijijwe, abandi bati ntabwo twahurira kuri tere, abandi ati korali yacu iyo mu itorero ryacu ntiyajya kuririmba mwabiriya bintu. Kandi mu by'ukuri igiterane iyo gifunguye hanze cyaterwa n'iki? Ni iyihe nama mwagira abanyedini ko ibiganiro nk'ibi bigera kuri? Bagiye inama nabagira nuko nk'ibyo biterane byose nakoraga, nafunguye insengero zigeze kuri 5 mu cyumba cy'iwanjye, iriya sheri Kicukiro, Rukiri, Gacuriro, Kibirira hariya Gisenyi. Ni ahantu twavuze ubutumwa cyane kuko nayo mfite n'amafaranga nkabafasha kugira ngo insengero zubakwe. Ariko ivuga butumwa ntabwo rigira umupaka ubundi. Yesu yaravuze ngo mugende. Aba pasteur yego, hari buri torero rigira doctrine yaryo kandi rikagira nuko riyobora abantu babo, ariko nta nubwo wafunga ngewe yo nka ADPR bansabye imyaka myinshi kunsengera ngo mbe pasteur, ariko nkabirwaye, nkumva ntibindimo, nkabyanga ko ntashobora kuba pasteur. Narabyanze rwose, si kubivuga ngo wenda niyemere, n'aba pasteur babinsabye barabizi, kuko aho izo nsengero tumaze kuzifungura barambwiraga bati ni wowe ukwiye kuriyobora ntoya. Nanone ariko ngatinya indahiro, kuko nababwira nti indahiro, iyi ndahiro sinayirahira. Niba mushaka kumva pasteur, ariko sinibora here kuriya murahira. Ose wabaye utayirahiye mushumba? Okay, ntabwo nigeze ndahira. Ubwo ngubwo tumaze gukora ibyo biterane, nari mu byutse bwinshi. Ndibuka ko tuvuye turangije igiterane cyahariya kera twahitaga Ikibungo, bahita Kire cyangwa Ngoma. Oya, aka gace ni bahita ngo iki? Kayonza. Iburasirazuba. Oya, mu Mutara. Nagikoreye mu Mutara, ubwo nayo mfite n'abazungu bava muri Amerika. Natumiraga abazungu bakaza. Ngewe ndibuka ko nakoranye igiterane na ADPR ari njye bagiteguye muri stade, basomana rero bayoboye. Nayo mfite abavuga butumwa nazanye, ariko turafatanya turagikora. Ntabwo urumva hari usanga bamwe bafunga, abandi bagafungura, abandi bagagira gute, ariko ubundi ivuga butumwa no gukingura imirya, yego ukamenya abo mukorana niba imyizerere bafite ari kimwe niyawe, kuko ntabwo hakizwe itorero rimwe, nta nubwo hakizwe idini rimwe. Ubwo itorero niba mvuga ubundi ni reka tuvuge idini, kuko itorero ni irya Kristo riva mu madini yose. Urumva rero, ariko iyo ntuza iyo na discipline yabo, ntago abantu bababuza gukora discipline yabo, ariko ubundi abantu bafunguye imiryango niho n'umurimo utera imbere. Pastor, nakomeje kugira ikibazo cy'amatsiko. Buriya hari ivuga utumwa umuntu akora bigakunda, ariko n'iryo utakora ngo bikunde udafite ubushobozi. Nibaza nti ayo mavuga utumwa yose wagiye ukora wenda utarava mu gihugu, ubushobozi bwavaga watubwiye ko wari ufite amafaranga, utubwiye ko n'igihe cyageze ukajya utumira n'abazungu hanze. Ibyo ni ibintu tuzi ko bikorwa n'amafaranga. Kirya gihe ubushobozi bwavaga, wari ufite akazi kameze gute ku buryo Imana igushoboza kuba wakora umurimo wagutse bingana gutyo, kuva mu Rwanda ukajya mu bihugu twegeranye ndetse no mu gihugu ukagenda uzenguruka intara zigiye zitandukanye? Nari mfite akazi narikoreraga. Nabanje gukorera mbese mbere ya jenoside yakorewe abatutsi nakoreraga Médecins Sans Frontières. Noneho
jenoside ibaye turahunga nkuko buri wese yagiye ava mu gihugu. Ngewe ntabwo nagiye kure, na inkotanyi zaraje ziradutwara tujya Ibyumba. Ngeze Ibyumba mpura na none na Médecins Frontières ije nkomeza akazi. Ubwo turangije twagarutse kare mu kwa karindwi twaturi Kigali. Ubwo niho se nahise ntangira nakoze entreprise yo kubaka, kuko ngewe nizi byo kubaka. Noneho nkora entreprise yo kubaka, ndubaka, amafaranga araza, nkagira amakontra. Nageze ubwo ngira abakozi 400 bankorera. Urumva rero nari mfite amafaranga, nabo ngabo bazaga tugakora abapastoro, nuko babonaga ko abashaka kubaka insengero bakaza nkabafasha. Ngiye nkunda umurimo w'Imana, kandi numva mbese icyo nashobora gukora cyose ku murimo w'Imana nagikora, ntareba umuntu, ntagira nte. N'izo nsengero urumva naragiraga, narangiza nkarukiri rwose, yari mu nzu wanjye, mu nzu mu gikari wanjye nari mfite ahantu abantu bateranira 400, nkagira n'inzu 2 z'abantu babagamo amasaha 28 badasohoka. Abantu bavaga yacika mu bitaro hirya no hino, bakazi wanjye tugasubizayo serumu. Hari ububyutse muri icyo gihe bunini cyane. Ubwo rero muri icyo gihe niho Imana yatangiye kumbwira ko ishaka kunyohereza hanze. Ubwo buryo rero nagiye hanze, nabo bazungu nkubwira kugira ngo tumenyane. Imana yeje abantu bageze kuri 6 b'abahanuzi kumbwira ngo uzagenda hanze, ariko ntihagire umbwira igihugu. Kandi nanjye nkababwira nti sinshobora kuva mu Rwanda. Ribuka hari umuntu wari mwene wacu agiye hanze, rwose ndamugaya cyane, ndamuntu w'umugabo kava agasiga igihugu ngo agiye hanze. Noneho rero abazungu wa nyuma, uwo muzungu yavuye mu Burusiya, ari umunyamerika yabaga mu Burusiya. Ibi mbabwira ni ibintu byabaye. Twebwe turi mu cyumba mu 1998, Imana yatubwiye ko hazazamo umuzungu muri icyo cyumba. Uwo muzungu azazanye ubutumwa, Imana yamuhaye izina ryanjye, yitwaga Bruce McDonald. Imana iramwohereza ngo aze mu Rwanda anzanire ubutumwa, ariko ntazi u Rwanda, nanjye ntanzi. Ahamagara mugenzi w'umuzungu witwaga Philip, wakoreraga muri Kenya. Uwo Philip akaba aziranye n'Abanyarwanda. Nanjye nkoresha igiterane Mukono. Tuvuyeyo tuje, wa wundi abwira Philip ati Imana yantumye mu Rwanda. Hari umuntu Imana yantumyeho, kandi mu Rwanda simpazi. Philip ati ndimo ndajya Uganda, uzaze tujyane. Ageze Mukono, avuze uwo ashaka, basanga ndahavuye. Bahita bamuha telefone zanjye. Baje rwose bazi wanjye ariho bansanga. Nabanzanira ubutumwa ko Imana ishaka kuntuma hanze. Ngewe nkumva ko nanjye ariko Imana yarabimbwiye. Imana imbwira impa yerekwa uburyo nzarokoka jenoside yakorewe Abatutsi. Nanjye yari yarambwiye ko nyuma yaho nzakorera hanze. N'umudamu wanjye arayimubwira, ariko ntumenye ibyo ari byo. None ubwo rero ibyo bamaze kubimbwira, ndibuka ko uburyo byagenze turi mu masengesho, navuze ngo reka njye gusaba visa ndebe. Ariko kubera abazungu twakoranaga, ngiye numva ko Imana ishaka ko njya muri Amerika. Hari bavaga muri Amerika. None nkaba mfite n'ababene wacu bari muri Amerika. Nkavuga nti buriya nta handi Imana ishaka ko njya na Amerika. Hari igihe nabwo usanga twebwe dutekereza ducira Imana inzira, kandi atari Imana yaciye. Ariko Imana ikaba yakoze ikintu kimwe kugira ngo kugeze ku kindi. Ubwo narazamutse rwose, nafasha abasenzi mbasiga mu cyumba, musigari musenga ngiye gusaba visa ya Amerika. Nibwo nari mu bambere bahawe visa y'imyaka 10, batari benshi. Ubwo urumva nabonye visa y'imyaka 10 muri 1996.
ndahaguruka njyayo, ngezeyo urumva bansabaga iki, bansabye ntuza, ubundi ntaho ntushobora kujya ahantu udafite invitation. Habonye nabwiye ko ngiye gutembera, bansaba bank statement ndayibaha, bansaba ibyo nkora ndabahereza, babona harimo amafaranga, barambwira tuzagaruke nyuma y'iminsi ine. Nsubiyeyo nsanga bashyizemo visa zanjye n'umugore wanjye n'abana banjye. Ubwo tugeze mu 2000 ndahaguruka ngiye Amerika. Ubwo nari mfite n'akazi rwose, ndahagurutse ngiye Amerika. Ubwo ngeze muri Amerika, nyuma y'icyumweru numva Amerika ndayanze pe, ndayanga, numva sinshaka kuhaba, nubwo ntari ngiye mfite umutima wo kuhaba, naba ngo ndagenda, kuko nagiye no kugenda siga imirimo yose nyitunganije nk'ugiye uzagaruka. Ariko ubwo nagiye nanone haba urusaku mu gihugu hose, yahunze ibintu biravugwa byinshi. Nanone nkavuga kuko Imana yambwira ngo izanjyana njye kuyikorera, nagenda hakaba urusaku gutya. Nyuma y'icyumweru ndabana ngomba gutaha. Urundi rusaku rukaba, ngewe nayo mfite imodoka 8, ariko imodoka zanjye nazikoresherezaga Uganda, niho najyaga gukoresha imodoka. Ubwo rero kubera ko nanagiye n'izo modoka nzijyanye mu igaraje, abantu bakagira ngo nahunze. Ariko urusaku rwinshi rwavaga mu itorero, ntabwo ari hanze muri gihugu cye, muri leta cyangwa mu bandi, rwavaga mu itorero, muri bene data. Ubwo ndagenda, nyuma y'amezi 2 ndakata ndagaruka, ndetse bakambwira bati nusubirayo barakwica urapfa. Nanjye nkababaza se icyaha nakoze, kandi nkababwira nti ntacyo, ngende mpfa ariko mfire mu Rwanda. Ndagaruka ndinjira rwose, nta n'ikibazo nagize, ndongera ntegura igiterane Bukavu. Ubwo ndimo ntegura igiterane, mpita mbona invitation intumira muri Swede. Ubwo mpita nohereza passport yanjye muri Kenya, ariko abana ubwo tugarutse, kubera ko urumva bari hasi amezi batiga, ndavuga ngo reka mbasige. Hari ishuri ryitwaga Kaboja hariya muri Kampala, mbasigayo abariho biga. Noneho nge ndaza na madamu dutegura icyo giterane. Swede intumiye, ngenda Uganda gusura abana kugira ngo nkomeze nge muri Swede, kuko abaswede twakoranaga na mbere ya jenoside yakorewe abatutsi bazaga kunsura mu biterane. Nyuma rero ubwo nsubiye Uganda gusura abana, mpura na passport banyimiye visa. Ariko ubwo nkiri Uganda rwose, mbona abantu bantumira mu Bwongereza. Njya kuri ambasade y'Ubwongereza, nabwo nta invitation, ariko kuri ambasade haraga abantu 500 bashaka bakanahatekera, bagafata 20. Genda abwa no ntaza kuryama hanga ngo ni visa. Nyuma sinzi ukuntu umuntu yasohotse, ndamubaza ntigewe ntabwo nduwa hano, ndashaka visa kandi ntabwo nararaha, ndagira ngo menye niba mwayimo mutayimo. Ati njira, barambaza, mbabwira ko nshaka kujya mu Bwongereza. Ubwo barafata passport yanjye, babonamo ya visa ya Amerika, niho nyivayo. Ati 10 years in America, who you are. Nuko nabonye visa y'Ubwongereza, bashyiramo kashe, bashyiramo abana banjye, nta visa bashyizemo. Ya Amerika abana banjye bari bafitemo visa muri passport yanjye, ariko Abongereza bahise bandika n'ikaramu. Bakunda ikaramu y'umukara cyane, bandikamo ko nkwiye gutwara n'abana banjye. Nuko twagiye, tugenda tugezeyo. Ubwo mbese noneho ni wamuhamagara, Imana yampamagariye waho nzakorera. Nose pastor, ugenda mu Bwongereza wumvaga ugiye gukora iki? Guturayo burundu, gukorera Imana nk'uko yabivugaga? Ntabwo navuga ngiye guturayo burundu cyangiye gukorera Imana, nanjye ubwanjye ntabwo rwose nakubwira ngo naravuze ngo nta muntu numwe nari ndagenda. Wahingukiye he ubwo niba nta muntu? Nahingukiye kuri Poro. Ukabagutubiye. Oya, hariyo mva Uganda, hari umugabo watumye njya mu Bwongereza,
yarambwiye ati umunsi waje mu Bwongereza uzaze nzakwakira. Yari umwuzukuru w'amasenge ngira ngo, noneho ati nzakwakira. Ntabwo se nanagezeyo nkamubura. Nageze ku kibuga mpamara amasaha 5. Noneho nyuma y'amasaha 5 cyakora araza. Amaze kuza hari umugabo nzi wari umwadeperi witwa Rubadukenoki, mvuga ngo niho njya gutura, ariko nabyo biranga. Noneho anjyana ahantu nagomba kujya, urumva ntabwo ugomba kugera ukajya kuvuga ko waje. Ndagenda ndababwira ndi hano mfite mbereka impapuro zanjye zose, ndetse najyanye impapuro za ministeri, njyana impapuro za entreprise, njyana n'impapuro, njyana na bank statement zibahaye. Barambwira ati rero reka tuguhe hoteli, tuzakubwira nyuma y'iminsi 3. Bama hoteli ndyamamo, nyuma y'iminsi 3 bati tukohereje aho bita Plymouth mpageze. Ariko ubwo bose nkababwira ngiye Imana yambwiye ko nzaza kuvuga ubutumwa muri iki gihugu. Bangejeje Plymouth, bampinzu, nabwo ntabwo nzi aho njya, nta muntu mpazi, mfite abana 4 n'umudamu, ariko bampa n'amafaranga yo kuntunga. Amafaranga amaze kuyafata nibwo bwa mbere nkibona amapaundi. Amapaundi namaze kuyafata, frigo yari hari ibirimo ibiryo birashira. Nibaza rero ukuntu nzajya kugura ibiryo biranyobera. Mfata umuhungu wanjye ngo tugiye kugura ibiryo, turagenda muri ka supermarket, kurumva Uganda nayijyagamo na supermarket, ngura ibyo kurya ndafata. Ikibazo kiza kwishyura, sinari nzayo nishyura arangaye. Ubwo mbona abantu, nibwo nabonye abantu bajya ku murongo, nanjye ndahagarara ndareba, nanjye ndakurikira. Abongereza rero nubwo rwose singiye kwiranga ngo nari nzi Icyongereza, ntacyo nari nzi. Oya, navuga yego, ntoshobora kumva, waravuga nkumva kubera ko najyaga Uganda, ariko akisa y'Abongereza yaranavuga numenye icyo vuze. Noneho bambaza nkazunguza umutwe gusa, nti yes, nkavuga yes gusa. Noneho warareba asanga natere bya ifaranga mfite ndayimuhereza byose. Wakambwiye ko namuhaye menshi bikanyobera. Icyo nkundira icyo gihe, ariko wenda ubu byaranahindutse, hari umuco mwiza, nta muntu watwaye ikintu kitari. Muzungu mbona afasha amafaranga akira mu mufuka ampereza, nubwo yashaka ngo yuguze ibintu byinshi baragutwara. Rero sinamenya ibyo ambwira. Fasha umwana muhaye akabido k'amata, umuhungu wanjye mukuru afite imyaka 10, aragateruye. Tugeze hanze hari mu kwa cyena mu mbeho, nteye intambwe 3, metero 3 zonyine, ararira. Oya, aho dutuye nta sunoze haba, niyo mahirwe. Ariko hari umuyaga n'imvura. Umwana arize, nanjye ubwo mfasha amashashi iwanjye mu rugo, uretse abakozi ba entreprise nafite abakozi bageze kuri 6. Ndakubwiza ukuri, nanjye ndarira. Ndavuga man, ubu iri niryo vuga butumwa wanzaniye. Kandi ngenda najyanye ivarizi nini zuzuye amavideo y'ibiterane byose nakoreye mu Rwanda no mu Burundi no muri Kongo nayo. Nazishyiramo nabona ibiterane nsize, nkavuza induru nkarira. Ndavuga n'ubu rero mbuze uko mbigenza. Bisi iri ku muryango wanjye, sinzi niba ari bisi. Umwana araho, baravuga ngo isuze umwana, polisi iramutwara. Mfata umwana musiga ku ruhande n'ibiryo, ndiruka giwanjye. Mfata igikapu ndaza ndapakira, ndikorera ku mutwe. Ibyo byaranyishe neza. Ndikorera ndagenda, navuye aho ndira. Amarira naririye mu Bwongereza ntabwo sinzi ko nayavuga. Ngenda ndira, ngeze wanjye umudamu afunguye arumirwa neza, abona nahindutse. Ndamubwira ntubu rero ntabwo ninjira, fata ibiryo shyira mu nzu, ngiye gusenga. Ngiye nakundaga gusenga, kandi sinzagaruka. Nubona napfu utamaze iminsi cy'umuru utambonye, uzavuge baze kunshakisha barebe intumbi. Jinya narakara Imana,
njya mu ishyamba mu gihuru, ariko njyana n'akaradiyo kugira ngo numve u Rwanda, numva amakuru ya BBC, numva u Rwanda. Ngeze mu ishyamba ndapfukamye umunsi wa mbere, isengesho nasenye mu Mana, urabizi ko ntigeze ngusaba ngo nzane Iburayi, niwe wabinsabye unshyiraho agahato uranzana. Ndahari nje aha hantu, nutavuga sinzahava kandi nzahapfire, ugire ibintu byanjye uri mu ijuru nezerwe. Niryo sengesho nasenze. Umunsi wa mbere mbuze nta nijwi nta niki. Umunsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu mpagaze ku gakingo, funguye antene, ndumva radio. Ubwo nibwo nacyagiye, ubwo byari bimaze kuba mu kwa 11, nibwo Sabine Laden yamaze kurasa Amerika 2001. Ubwo ndimo numva mbona mu kandi kanya imbwa zirinjiye na polisi mu gihuru. Naho ubwo abazungu bazanya gutembereza imbwa zabo, bumva ururimi batazi, bahita bahamagara polisi bati hano hari ikihebe. Cya bindi baza birukanka bavuga, kubera ko byari no muri ayo minsi ya Usama Bin baza bavuga terroriste. Bangezeho nanjye ntega amaboko ni yes. Mbega inkuru iryoshye. Baba banjyanye ubwo bajya kugufunga. Oya, ntago bapfa gufunga hariya, ntibagukubita, baranjyanye no kuri polisi banshyizaho. Ariko nyine bakujyanye bakwambika amapingo byo kwicara no mu modoka. Mbo ngezeyo bahamagara umuturanyi wanjye, umuturanyi wawe niwe maneko wawe. Bahamagara umuturanyi wanjye bati hari umuteroriste twabonye kandi muraturanye. Umuturanyi atoyatewe n'umunyafrika, ati ibyo byose ni yes. Ati ntabwo ari umuteroriste, turaturanye, afite umugore n'abana. Aba hano umuntu wundi nawe baramuvugisha, barandekura ndatashye. Ngeze iwanjye nsanga umudamu afite ikaye yaranditse arambwira ngo kuva wagenda abamarayika barara ahantu aya, ntabagore mukunda Iburayi ndabizi, tugomba gutaha, ntabwo nshobora kuba muri iki gihugu. Umubihamya kufunguwe uzira kuba ikihebe. Ndabimubwira byose uko byagenze. Ubwo nyuma y'iminota nka 20 ibyo bimaze kuba, muri 89 turi mu masengesho, Imana yampaye gahunda yose, impa ibimenyetso ibi nzasa. Irambwira ngo aho ngutumiye nta gihugu igezemo, uzahabona ibimenyetso 3, kandi ikimenyetso cya 4 uzakibona baguhendahenda. Ariko icyo kimenyetso cya 4 nukibona, igihe cyo gutaha mu Rwanda kizaba kigeze. Ntuzanashidikanye niba naguhendahenda ngo gumaha ntacyo uzakora. Muri ibyo bimenyetso harimo umudamu w'umwongereza w'umuzungu, ntabwo bavuze umuzungu, uzaza kumba uzambaza ibibazo. Nyuma y'iminota 20 mbona umuzungu kazi n'umugabo baje wanjye, barakomanze, afite dictionnaire y'igifaransa n'icyongereza. Arakomanga, afite ntuza itangazo yarishyize kuri bana yatanze ku mashuri yose, rivuga ngo nimubona umwirabura n'abana 4 muzamuhamagariye inomero. Araza yinjiye iwanjye arambwira ati iri tangazo ndimaranye imyaka 5, Imana yambwiye kuzaza mbere y'imyaka 5. Umuzungukazi arambwira ati ndetse nanjye yambwiye ko hari nimara kukubona nanjye hari ibyo izansubiza. Mu minota nk'10 yinjiye abana banjye ntibigaga ko se neza ishuri riba, birirwaga mu nzu bicaye barabyibushye kubera kurya badasohoka, nta birabura mbese bari bahari. Ngiye narasohokaga nkajya kuzenguruka umujyi nshaka umwirabura nkamubura. Nyuma rero sinzi ukuntu nasohotse, nakubwo mu mudamu amaze kuhagera ariruka nkaragenda azana pasiteri wabo nabo mu itorero ry'ababatiste. Pasiteri araje, umudamu avuga igifaransa, turaganiriye
pastor ati niwe uzabwiriza ku cyumweru. Ndabwiriza se nzabwiriza iki ko ntazi kuvuga. Uwo mudamu kandi n'igifaransa cye ntabwo rwose yashobora kuvuga ku buryo umuntu yabwiriza ngo asobanure. Ariko ubwo ndavuga ngo reka njye kugura umugati ngarutse mbona umwirabura. Ngira ngo ni marayika mbonye. Navugije induru nawe mbonye avuze indi. Araza turahoberana turaganira mu gifaransa. Ndamubaza nti se iwanyu nihe? Ati ndi umunyacyangugu. Ati ndi umunyarwanda. Ndasara. Noneho rero hari n'ikindi hari n'ikindi twigishijwe idini Panekote. Ikibazo cya kabiri Panekote bahe. Ndashaka Panekote. Oya mu Burayi. Imbazo ubungubu ni hari Panekote. Ati nanjye naraguye ntayo. Ati nanjye nasengaga gusingisenga. Ntingwini wanjye tujye gusenga. Ndagenda mufashe nta wundi mwirabura uzi. Ati nzumwe w'umukongomani. N'abakongomani ko batakizwa burya ntariko reka tumurebe. Ndebakizwa se dufite termometre ireba agakiza. Ubwo araje amaze kuza dufashe icyumweru cy'amasengesho. Umukongomani akabaza indimi 5. Mbwira pastor nzabwiriza ku cyumweru. Ku cyumweru ndabwirije umukongomani arasobanuye. Kwa kundi ino babwiriza undavuga badahagarara. Abazungu birabacanga. Abwirwa n'ikije agiye kuvuga ataravuga. Narangije kubwiriza pastor haguruka mpereza imfunguzo z'urusengero. Atakira. Ati Imana yatubwiye ko izazana birabura bakazana ububyutsi. Ntituzi niba ari warakakira urusengero. Ndamubwira nti nta rusengero nshaka. Sindaba n'umukristo wawe. Urampa urusengero. Ndabwira nti icyumba cy'amasengesho. Icyumba cy'amasengesho tutangira rero amasengesho cyane ariko dusengera umujyi turasenga tukajya tugenda ijoro ryose amanywa n'ijoro dusenga. Imana igenda dutangira ibiterane. Imana bigera bwambwira ati ntabwo uzazana ububyutse muri iki gihugu uri mu sengero zacu kuko aba pastor baho aba Kristo nibo babayobora. Ntushaka kubwiriza icyo badashaka. Iyo ukibwirije baraguhagarika. Nibo bayoboye itorero. Iburayi ntibakunda kubwiriza ngo bavuge ibyaha. Mu nsengero zabo. Si baguhemba se? Nibo baguhemba baraguhagarika. Bakakwimuka iyo bakwanze bakuvanaho. Bakujyana ahandi. Ariko ni byiza. Noneho rero pastor arambwira ati mva reka nkwereke. Niba wari pastor ntoya barabumpaye ndabwanga ngenda mu diakoni. Ati rero ubu ngubu ntubwange. Niba ushaka ko Imana gukoresha muri iki gihugu nicyo yakuzaniye. Ntubwange. Aho nibo banyimitse nta ndahiro nigeze nkora. Nabanje oya ntibarahira. Ntabwo zino ndahiro ino bazihawe hariya ntazihaba. None se pastor wenda inkuru yawe ni ndende. Dusubiye gatoya wenda kwindahiro. Watinyaga iki mwindahiro y'abapasteri hano wenda? Iki cyaguteraga ubwoba kumva utidashobora kuyirahira? Kugira ngo nyigusubize nukubanza ukayizana noneho tukayisoma nkagena nkwereka akantu nido. Iyi ndahiro ahangaha sinayirahira. Ubwo rero cyangwa tuzakore undi munsi tubiganireho wabyo ariko hari byo numvaga ntemeza. Ubaye pastor icyo gihe. Yewe nabaraboya bahamagaye nito rya bahamagaye na Baptist Union nito rinini cyane mu Bwongereza. Baraza noneho nge nabanje no kubabwira ngiye ngo ntabwo mubanze mu doctrine yanyu. Genda mu Panekote ntabwo ndi boye Baptist batoya. Ntabwo tukubwira ngo ube Baptist. N'ubundi turagusengera ariko ukomeze vision Imana yaguhaye. Ubu mu Panekote rwose ntabwo tuzango tugutegeke ngo ukora ibi. Urumvaho itorero ririgenga. Ntabwo bakubwira ngo nubwo tugusengera mu Baptist. Urabona ino kera n'ubu kandi
ubu ntabwo umuntu yaza ngo ajye muri indi tora ababwira ati nimumbatize nigendere ariko ngewe uje hano nakubatiza kuko ntaho ubundi impamvu baba bashaka kukubatiza ngo banakwandike bakeneye kuba umukristo wawe nabwo gushaka abakristo ariko iyo umuntu yihannye akashaka kubatizwa arabatizwa akigendera uretse ko nanone kugenda nabyo ntabwo navuga ngo nagende nanone keretse uzi ko aho agiye kurerwa biravuga ngo mugende mubwirize ubutumwa bwiza wizeye mu mubatize ariko namara mubigishe kwitondera ibyo nabategetse urumva rero akeneye no kwigishwa niba umubatije ukaba ufite uzi ngo hagiye kwigishwa wamureka okay turimo tugana Joel sinzi n'ibindi rero yayibonye ariko wayibonye Jo ntabwo nayibonye ariko hari ibyo nibuka muri byo ntekereza byamuteye ubwoba harimo wenda nkaho barahira abashumba bavuga yuko bazakorera Imana mu mvura mu bunyereri batarindiriye igihembo na gato nyamara tukabona ibihembo babipfa buri mwanya wenda ngira ngo ni bene ibyo byagiye bibatera ubwoba wenda nimwe oya ku ibihembo umurimo w'Imana rwose ntabwo dukorera ibihembo buriya si ngombwa ko umukozi w'Imana ahembwa itorero rifite ubushobozi rwose rifite ubushobozi bwo guhemba abakozi ibyo ndabishyikirije 100%. Ariko hari n'usanga ubwo bushobozi budahari reka mpere amatorero atangira urumva 83 ninjira muri ADPR nta mushahara aba pasiteri bagiraga bakoraga umuhamagaro kubera ko nta mafaranga yari ahari ariko nyuma y'amafaranga bagiye babahemba reka nkwereke ikintu natinyaga cyane irivuga ngo nzumvira icyo umuyobozi cyose azantegeka nzumvira ubuyobozi icyo buyintegetse cyose ariko se wamugana niba ntegeka kitari cyo noneho nagenza kenshi mu Rwanda nkumva abantu baritotombera ubuyobozi wararahiye nyine ugomba kubukurikira ugomba kubwumvira kubera ko warabirahiriye kandi uretse n'icyo nanone ni umuhamagara igihe cy'umuhamagaro wanjye cyari kitaragera ngo nitwe umushumba ahubwo ni Imana yabishatse pastor impamvu tukubajije kigano kikaba kirekire nuko tukubona gake ko mufite n'inkuru ziryoshye cyane hari zo twagiye tubwira abantu tukazivaho kandi zirimo n'amasomo wenda nkawe wabaye muri ADPR kera nubwo ntavuga ngo ADPR ntabwo n'uyu munsi bambwiye ariko ntiyakuvuyemo nta nubwo nayivuyemo bambwiye banyemereye kugira icyo nkoramo nabafasha ntabwo nayivuyemo ngewe dore uko byagenze kugira ngo tuze hano gukorera mu Rwanda twari tumaze gufungura insengero nyinshi mu bindi bihugu ngewe naje muri ADPR imirimo myinshi nakoranye na Pastor Samuel kuko icyo gihe niwe wari uyoboye nkorana na Pastor Sibomana niwe wari uyoboye ariko ngewe nza gukora bwa mbere nubwo nza gukorana na Samuel urumva turi itorero ryigenga Imana impamagarira kujya mu Burayi gukorerayo irambwira icyo akora nanone ngo nkugize ikiraro cyahugiye n'iwanyu ubwo ngeze rero kuko tuvuge nk'urugero abaganga nzana baza gufasha igihugu ahantu twatangiriye mu bitaro bya ADPR kandi n'ubu ngubu iyo tuje ntabwo tuvuga ngo ntitujyayo ibitaro byose twebwe icyo dufasha icyo turimo gukora ni sosiyete y'abanyarwanda ntabwo tureba ngo iri ni idini gutya oya no hanze ni nk'uko nta dini ufasha abantu bose udakurikije idini nyuma rero mbwira pasiteri nti urumva nubwo tuje ariko tuje gutangira umurimo hano ndetse turafungura itorero ariko ntabwo duhita tuvuga ubutumwa bampaye ibipapuro byo gufungura itorero 2011 ariko ndababwira nto sindi bufungura urusengero ngiye gukora ivuga butumwa ry'ibikorwa nibyo twatangiye ibikorwa
ari muri education, ari muri mu buvuzi, ari muri sociale, tukaza tugafasha tukagenda. Muri 2018 nibwo Imana yatubwiye ngo nimutangire urusengero, kuko mu minsi iri imbere bizaba bitagishoboka. Nibwo twaje turatangira ibijyanye no kuvuga ubutumwa ku mugaragaro. Kandi nabwo urabona insengero nanone nyinshi cyangwa se bafungura bashaka kujyana abakirisitu. Rwose nko muri ADP mfite inshuti nyinshi ye n'abapasiteri benshi, niyo ngivuga ngo nimuze dutangirane nari kubabona benshi. Ariko no ngewe icyo nkeneye naraje natangiranye n'abana mu muhanda. Ntabwo nkeneye abantu bakijijwe, nkeneye rwose abaza kumfasha. Ariko kuvuga ngo reka mve mu rusengero nge hariya gutyo, oya, nkeneye abantu nk'abo bana bo mu muhanda, nk'aba bana barimo kugenda bagira ingorane zo kubyarinda zitateganijwe, nk'abo bana akarere kanzaniye abana hano benshi bari bafite ibibazo by'imirire mibi. Ngabo abantu twatangiranye imirire mibi, tukabafasha bakayivamo, tukabasubiza iwabo, tukabigisha gukora imirimo, tugashyiraho uduprojet tw'abana kwiteza imbere. Nibyo twakoraga. Ariko yego ariko ngewe numva ivuga butumwa rya mbere ari bikorwa. Yego. Mushumba rero Joel menya afite ikindi kibazo wenda na mugenzi wanjye, ariko jewe kuko tugiye kwibuka ku nshuro ya 28 wigeze kuvuga ukuntu Imana babwiraga mbere ya jenoside ivuga ko izakurinda. Hari n'ukuntu kare ugeze ku mentioning aho duto ku mateka n'uburyo waje kubabarira. Uyu munsi imyaka 28 irashize, ariko amatorero aracyafite umutwaro ukomeye cyane wo kwigisha no komora ibikomere. Inkuru yawe numvise yafasha n'abantu, ye numvise gato kare ku kijyanye no kubabarira. Uvuze ubwo uraza kutubwira uburyo byagenze mbere n'uburyo wabiciyemo gato ya nyine, kuko igihe wenda dufite si kirekire, ariko uza no kutubwira uburyo wakize umutima bikangendera naho wabarira. Urumva ibintu twahuye nabyo ni ibintu birenze uko umuntu yabitekereza. Ndetse ntarasubiza ikibazo cyawe, kubera ko ino twabinyuzemo hari n'abantu babireba cyangwa se babizi, ariko ugasanga ntibabwo babiha agaciro cyane. Ariko iyo ugeze muri ya bihugu n'ibihugu byo hanze, hari aho bivuga abantu bikayoberwa niba ibyo bintu bishoboka. Urebye ukuntu ibintu byabaye muri iki gihugu, uburyo abatutsi bishwe, harimo nk'umuntu basangaga hatwite bakamusatura inda. Ibyo ngibyo ni ibintu birenze n'ubwenge bw'umuntu, ikiremwa muntu wumva kitakora. Ngerewe rero nubwo mbwo Imana ibimbwira, nari nzi ko ntabwo numvaga ko ari ibintu bizaba nk'uko nanjye nabibonye. Gusa icyo nabonye, yo viziyo yo narayigize mu 1990 mu kwezi kwa kabiri, ndabyibuka, niho nagize iyo viziyo. Nkabona abajepe basohoka baza baturasa, noneho abantu nkabona barirukansa. Ariko ngewe baje iwanjye mu rugo, mbona abamarayika bahagaze kuri korutire y'iwanjye barayizenguruka, bararirimba, barimo barambwira bati aha turaharinze kubera ko hari umurimo w'Imana. Banyereka n'ahandi hakurya mu rutoki rwose hari inzu, harimo akazu k'ibyatsi, barambwira ngo nahariya turaharinze kubera ko hari umurimo w'Imana. Ariko ubwo mbibona, nabonaga nasohotse nagiye ku muhanda. Ngeze ku muhanda mbona baje iwanjye kurasa. Muri icyo gihe baje kurasa, manuka niruka, ngeze kuri portail nsanga umudamu yayifunze. Nurira korotire ndasimbuka ni ngwamo indani. Ngezemo noneho ndapfukama ndasenga, nibwo nabonye abo marayika. Exact niko byagenze
ku munsi wa jenoside yakorewe abatutsi. Byo byageze ngewe natangiye gutotezwa muri 90. Muri 90 baje kumfata mu byitso. 93 narahunze, 92 narakubiswe, 93 narakubiswe, nkagenda mpunga nkagaruka, ariko 94 yo ntabwo nabona uko nayisobanura. Ubwo nta nubwo nigeze menya ibyabaye, kuko imbunda zaravugaga muri icyo gihe cyose, bakarasa ukumva na za zindi zaraga ziturika, abantu bose bumvaga, mu gitondo ugasanga nta gihari. Ariko noneho nko muri quartier bose bari banzi. Urumva najyaga na Uganda cyane cyane, ariko hari niye najyaga muri Uganda nka 2 ku munsi. Urumva icyo gihe na DPR yarimo ikora yubire y'imyaka 50, ningiye wari ufite ikiraka cyo kwandika ku t-shirt ya yubire. Nari mfite nako kazi nagakoraga. Bo noneho nanone yahandi, ubwo ngewe izo nzozi ndazigira, ariko na mbere ya jenoside nari mfite amatagisi, nari mfite imodoka zikora tagisi hano kuri Meridi. Bo Meridi harabaye inkotanyi 600, twaraganiraga, twari inshuti, nkabaha n'imodoka zanjye bagakodesha. Urumva rero abandi bakabibona bakavuga ati ni kitso. Mbese mu bantu bagomba gupfa bwa mbere narimo yataba Imana. Ubwo iyo umuntu yashaka imodoka ntabwo imodoka yabaga ihari niyo yafataga. Nyuma rero jenoside ibaye, nari ntuye handi Kicukiro, n'ubundi ho ntuye, ariko hasi kuri apade. Ubwo iryo joro numva amasasa aravuga, yewe sinanamenya ibyari byo, sinagira n'uwo mbaza. Nguma mu nzu bigeze 2 z'igitondo numvisha amasasa avuga, nibwo nahamagaye umuturanyi wanjye. Ndamubaza se ivyo ni biki? Ati ubwo se nawe uracyaryamye ntuzi byabaye? Ikintu twahise tuvuga, okay, rero tugize ikibazo. Nturi busohoke, nturi bwiruke, nta uri bujye, ariko ngewe ngasigarana ryasezerano kwako n'Imana yanyeretse. Ngumaho umunsi icyumweru cya munsi wa mbere, bigeze ku munsi wa 3 ndabyibuka, bazi wanjye baravuga ngo baje kuntwara, barantwara batujyana haruguru ku muhanda, ahantu bari barimo kwicira abantu. Baratwishyira ku murongo. Ubwo ni nijoro nka 6 z'ijoro, nta matara ahari. Noneho abandi bagiye ku Kicukiro hejuru gusahura, bazana amayoga baranywa barasinda, batwicaza ahantu ngo tube dutegereje. Mu gihe twicaye numva iwanjye bategere nado, umudamu avugije induru. Hari umugabo twari duturanye, numva aravuze ngo nta n'urumva, sinari na pasiteri icyo gihe, ngo kwa pasiteri bahateye abandi ngo muryame ntagire utabara. Ariko ubwo barimo n'ibintu Imana ukuntu irinda biratangaje. Barimo baragenda baha umuntu pistole, nanjye barayima. Ndabaza se iyi pistole mu mpani y'iki? Ubwo baragendaga bakazana abantu bo mu kandi gace, akaba aribo baza kwica aho ngaho. Barambwira ngo tugiye ngo pistole ifate ngo tugiye kwica Osse. Bavuga we batakumenya. Nterega burya Osse si ikitso, ngo nashaka ntabe cyo ngo dutere bira biteleviziyo. Urumva? Ubwo nyuma badushyira ku murongo, batemu wa mbere rwose agahanga, batemu wa kabiri, ngiye nari wa 4, batemu wa 3, bangiza hafashe umupanga agiye kuntema. Ubwo cyangwa se ugahitamo utanga amafaranga bakurase cyangwa baguteme. Agiye kuntema haza satellite. Umuntu wese bari muri uru Rwanda yarayibonye. Haza iki satellite kivuye Senide kikambuka kikarenga Kicukiro, gifite ama éclairage.
noneho kihagarara hejuru yacu kiramurika, bariruka nanjye ndiruka. Iyo satelite ni navuze ntabwo ari satelite, ni marayika. Mvaho ndiruka, nabo ubwo deja birukaga bavaga aho ngaho bakajya Kicukiro sheri, akaba niho bari bakambitse n'abasirikare. Noneho uko barimo gukora ibyo, ndamanuka nsubira iwanjye, ngeze iwanjye baba ni nabo birukanse, ndavuga duhunge tujye senide. Ariko ubwo nari mfite abana babiri batatu abana ndabatwara gute na madamu muri iri joro tujye senide, nabyo biratonanira. Ubwo igitondo kiba kirageze. Igitondo kimaze kugera, barongera barapanga ngo baze kudutera mu ngo. Ariko ubwo bishe hirya no hino. Nibwo nanoneho inkotanyi zatangiye kuza nazo gukiza abantu. Ubwo ziraza zigeze haruguru y'iwanjye, batangiye kurasana n'abajepe. Bararasana n'abajepe, bararasana. Inkotanyi zifata abantu bamwe zirabatwara, ngewe sinahabari. Ngumaho ngiye kubona hari abantu bari bihishe iwanjye, hakaba umugabo umwe akajyaza, umugore we yari iwanjye, wakajyaza kumbwira uko bimeze. Araza ati umva rero hunga, bavuze ko inkotanyi zabaga iwe mu nzu, wazicukuriye imyobo niho zarasiraga, none nawe hunga. Ndahungira he? Ati baraje ntubakira. Ubwo turambaye, ndakubwiza ukuri ko nambaye se hambara ipinjama. Sohoka niruka, noneho sohoka niruka, hari umuturanyi nari mfite, mvuga ngo niho ngiye, mbona abantu bariruka nka ikirongo, nanjye ndiruka. Uzana twagiye, ndakubwiza ukuri, mbonye binjira mu muryango, nanjye ninjira ku muhanda wa 4, nanjye ninjiramo, sanga twinjiye kwa muramu wa Habyarimana. Nabaye nkihagera bati aracyariho. Rwose ibi mbabwira ntabwo ari ugukabya, abantu bari aho buri wese arafite agashoka kangana n'ikiganza. Ndavuga nti birarangiye, n'umudamu wanjye turapfuye. Turicaye aho barashakuje. Noneho ariko ubwo inkotanyi zakwiriye karitsiye, ndicara ndategereza, nta minota 40 yashize inkotanyi zikazikomanga zihamagara. Ariko bo batuzengurutse ati haragira uvuga. Zigeze kuri uwo muryango, ndavuga nti rero ni ugupfa no gukira. Gira gutya, ndakubita nsunika wa muntu warundi imbere, mvuze induru nti turahari. Nkubita umuryango bahita binjira, badukiza gutyo. Na madamu n'aba none ubu twari benshi, abantu barenga 200. Turazamutse ibintu byambayeho birashigeje. Turazamutse tugeze hafi, ariko ubwo kuva iwanjye kugera kuri senide muri iminota 15. Ariko kuva aho ngaho tujya senide twagenze iminsi 3. Ariko ubwo noneho ngiye ku munsi wa 3 tugiye kuhagera, nibuka abantu duturanye. Ndavuga nti hari abantu duturanye, niba aba bantu tutabafashije ngo baveho, intambwe zirabica. Oya, nabwiye abantu se ngo subira inyuma, bati mu ntambara nta busubira inyuma. Bo umugodamu nawe urumva kumubwira ngo fata abantu ugende, sindi bimubwiye nibimubwira nawe ntari bunkundire. Icyo nakoze ni iki, narakase nsubira inyuma ngenyine. Ndamanuka mpamagara abasirikare bari kuri bariyeri, mfatamo umwe ntimperekeza, hari abantu. Nawe urahunze none usubira inyuma. Hari abantu benshi nitubasiga barabica. Ariko nanone isomo Imana yashaka kumpa, interahamwe zageze ubwo zinyaka amafaranga. Urumva nayo nyafite, ariko nta faranga mfite mu rugo. Njya mu baturanyi bose
ndabasaba amafaranga buri wese akambwira ngo ntayo. Ubwo manutse ngiye kubazana ahantu twabakuye navuganye abantu 100. Umwe akambwira, umudamu yarambwiye ngo umugabo wanjye dore nguriya bamurashe. Ati kandi hari haryamye afite ibihumbi 100 by'amadolari mu mufuka kandi yanyimye rimwe. Undi akambwira ati nsize coffre fort mu nzu irimo amafaranga. kandi igihe wayabakaga ntayo bampaye. Ndavuga nti Imana yanjye ngo inyereke ko amafaranga atari yo yagomba kunkiza. Cyakora Imana ishimwe turazamukana mbageza senite. Nguko uko twageze, ariko ubundi muri make mbese icyo navuga, ubwo twagiye ibyumba nyuma turagaruka. Ngewe buryo umuntu agira ukuntu Imana yamuremye. Na mbere hose wangirira nabi wagira ute ntanzika ngira, cyangwa ngo numve ko ubundi abanyarwanda bavuga ngo umutwaro uvuna uwikoreye, kandi uwugawa yigaramiye. mugayo uvunuganye kugabagara. Aha nuko undushinga ikinyarwanda wakoze. Noneho ngewe turaza ubwo tukihagera babandi banteraga mu rugo mbere na jenoside yakorewe Abatutsi itaraba 1992 1993 naraterwaga kandi gaterwa n'abaturanyi. Nk'umugabo wari turanye ari umusederi ashaka ngo nimva n'amashanyarazi wanjye ngo nyajyane iwe mucanire, ndabyanga gusa niba electrogaze wajya muri electrogaze ufata bonomo ushiriri wanjye. Urumva abo ngabo naragarutse bose ndababona, n'inzu yanjye bayishenye, usanga baracyatuye hahandi. Oya barahunze. Ubwo ngiye ngaruka nagarutse kare nsanga nta bantu barahatura, baragaruka benshi. Ubwo ngiye kubona umuntu umwe muri abo ngabo aje yambaye toni y'inkotanyi, ankubise amaso akubitwa n'inkuba yarazi ko napfuye. Ntiwambaye mukotanyi ngwi urangi bunange nabaye inkotanyi. Ntoya nturacyari umwicanyi. Nturacyari umwicanyi ntabwo uri inkotanyi. Ubwo ategereza ngo ngiye kumufata mpamagare tumwice n'ibyo yankoreye. Umugore we ndamubwira nti ubutegetsi bwo burahari n'ubuyobozi n'ubushinjacyaha burahari, ariko ngiye ntacyo nza gutwara. Iryo joro arwana n'umugore, umugore avuze induru atagiye kunyica nkuko yajisha kanaka nuko yafashwe. Ariko ubundi kubabarira ni ngombwa kuko na Bibiliya bitubwira ngo iyo utababariye nawe ntuzababarirwa. Kandi kubabarira ubundi ntabwo ari ukwanjye, bambe si ukuriya uriya wakoze nabi, nige wigirira neza kuko nintababarira urwango ruri muri nge ntiruzatuma ndyama. Uburyo hitrete iri muri nge ntizatuma ntuza. Kugira ngo amahoro aze mu mutima wawe ndetse uve muri trauma, nuko ugira umutuzo mu mutima ukumva urababari. Yego si ikintu kiza gutyo ako kanya, n'urugendo. Kandi nicyo twari dukwiye gukora kugira ngo dufashe benshi, cyane cyane nk'amatorero. Kwigisha abantu kubabarira ni ngombwa kuko biruhura imitima ya babandi bikoreye umutwaro. Turasoje rero, sinzi niba president ari ikibazo afite, ariko akabazo mbaza, urwo rugendo rwo gukira uraza kutubwira ko turi kuganira nk'umushumba, ariko none uzi no kutubwira eske kugaruka mu itorero byari byoroshye nyuma ya jenoside mu bantu mwakoranye umurimo. Ese bo ntabwo byakugoye kongera kwibona muri bene data? Byabaga bimeze bite? Bo kugaruka mu itorero nyuma, urumva jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ndi hano kandi nari muri ADPR, na nyuma yaho kuko urumva ngiye navuye mu Rwanda nyuma y'imyaka nagiye 2000, nyuma y'imyaka 6 nubundi nari nkiri muri ADPR. Kandi nta kibazo numvaga mfite kuri ADPR, numvaga mbanye urumva mbese ibyo byose byabiragaho ntuye, ntago byabiraga. Nta kibazo cy'abakristo wigeze? Oya, nta kibazo cy'abakristo nigeze ngira rwose, cyangwa abapastor. Urakoze cyane. Hanyuma nagira ngo nayo nkoze ku muhamagaro wawe uvuga butumwa ry'imirimo, kugira ngo wenda nacyo cyaduteranyije hano cyane.
nashaka ko nubwo bitoroshye ariko mu magambo makeya itandukanye ry'ivugabutumwa ari naryo benshi bakoresha ry'amagambo n'iry'imirimo nirihe ese niye nama wagira abantu bumva bakora wenda iryo vugabutumwa ariko rimwe na rimwe bakagira impungenge cyangwa se imbogamizi zituma batabikora cyane cyane ry'ubushobozi? Icyo wagisobanuye umuntu adafite ubushobozi gusa wenda icyo navuga ni uko muri iki gihugu iyo ugiye gutangira umurimo iyo ugiye gutangira itorero harimo n'ibikorwa sosiyali. Ntabwo sinzi ko hari umuntu watangiye itorero atanditse ngo nzakora ibi, ariko ibikorwa iyo bishobotse gukorwa ni byiza kurushaho cyane, ni byiza. Impamvu ntabwo turabwiriza ubutumwa bw'imitima, ariko nk'aba bana nk'urugero natanga, ejo nibakinira mupira bakaba bakinnyi beza, hari umwana muto watanze urugero avuga ati iyo ukinnye umupira ugira n'ibitekerezo byiza. Urabona mu Rwanda siporo ni ikintu kigezweho, kandi n'ubundi siporo ni ngombwa mu buzima bw'abantu. Nta nubwo ari ukubera umupira gusa, hari umupira, hari ukwiruka, hari ukugenda. Ngengene ibirometero 7 buri munsi. Ibyo rero bifasha n'umubiri wanjye gukora neza. Noneho rero nk'aba bana deja turebe nk'aka gace, hari abana benshi usanga badafite ababyeyi babo badafite ubushobozi bwo gufasha abo bana ngo ibyo bintu babigereho. Nkumva rero nk'amatorero cyangwa se imiryango ikwiye gufasha abo bana. Ngiye nanga kubona umuntu yashaka ikintu akakibura cyangwa agasufura. Ibyo birambabaza cyane. Ntabwo ibi bikorwa mbitangiye kubera ko ngiye Iburayi, nkiri no mu Rwanda hari byinshi nakoze byo gufasha abantu. Murakoze cyane. Tutarasoza ngo mpe mugenzi wanjye umwanya, hari ikibazo cy'amatsiko abantu benshi bakunda kugira ariko nanjye mbamo. Iri vugabutumwa rijyanye n'imirimo wenda tubisanishije n'ijambo ryumvikana cyane, ni umurimo mwiza ugendanye no gufasha cyangwa se no gushyigikira abantu wenda bafite ubushobozi buke cyangwa se bafite ibibazo runaka. Ese mu byerekeranye n'umugisha Imana itanga igendanye wenda n'ibikorwa nk'ibyo ngibyo, ese ni ihame ko iyo umuntu akora imirimo nk'iyo ngiyo Imana imuha umugisha w'ibifatika, cyangwa ushobora no kubikora ntibigire umugisha w'ibifatika Imana itanga kuko wabikoze? Kubera ko umazemo igihe kinini ntekereza ko wadufasha kubisobanukirwa. Urumva, ntabwo ngewe sinkora ngo Imana yampaye umugisha, kandi si umugisha kuko mfite amafaranga menshi. Burya nunakora kubera ko wagize ibintu, uwo nta mugisha urimo. Ntabwo bitewe nuko ufite umutima wo gufasha cyangwa guteza imbere abandi, ubitewe nuko ufite ibintu. Urumva rero ntabwo umuntu akora kugira ngo umugisha w'Imana yarawuduhaye rwose turofite. Byonyine kuba uriho, ukaba uri muzima, ukaba hari abantu benshi batameze nk'ukuriho. Ndetse wenda icyo nanacyongereho nkivuge. Hari igihe abantu babona bakoze nk'ibi baturiye afite amafaranga menshi, kandi rwose pe ntayo rwose, bakabyibaza afite amafaranga niyo mpamvu agira biriya, cyangwa se kandi nanone ntukuru ugira ngo abantu bakubone. Urabona hari ingero nyinshi muri Bibiliya. Urebye wa mupfakazi wagiye gutura, agatura urumiya ariko yarasigaranye. Hari abatunzi bari bafite menshi batura menshi, ariko Yesu yari yicaye mu isinagogi yarababwiye aturiya atuye kuruta abandi bose. Ubu rero turi mu minsi y'imperuka, abantu bakubwira ngo nutanga iki Imana iraguha iki. Oya, si uko Imana ikora. Ngo Imana iduha nta n'icyo wakoze utanatanze, ahubwo ibyo iguhaye byaba bike byaba byinshi, menya gusaranganya kubisangira n'abandi. Noneho hakaba n'ikindi twari dukwiye kwigisha cyane cyane nk'abana bato.
ari ibintu nagiye mbona none mu buryo no kugenda ni byiza. Nagiye mbona mu bihugu hari ibintu bita batangira kwigisha abana bakiri bato gufasha ibyo twita charity. Hari umwana umwe wari mu irushanwa ndabyibuka ryo kuririmba muri Expect, none yatsinze bamuha miliyoni imwe. Uwo mwana yageze mu gihe cyo gutsinda bamubaza ati se kugiye gutsinda, numara gutsinda iyi miliyoni uzayigira ute? Umwana yababwiye ati ejo ninsinda iyi miliyoni nkayifata nta mukene uzongera kubaho. We yabitekereje nk'umwana, ariko akavuga ati ndayaha abakene. Noneho ibyo bintu bakabikurana. Wenda nk'urugero, urabona tumaze imyaka 10 tuzana abaganga, mfite aba speciality 140. Ntabwo leta iduhemba ngo tuje leta y'u Rwanda iduhembe. Buri wese arirushyurira itike, kandi n'abanyamahanga nta nuzu u Rwanda, nta wavukiye mu Rwanda, ariko arahagera yamara kubona ibyo yaraje gukora nta nabirangije kubera ubwinshi bwabyo, akagira umutima wo guhamagara abandi ati mubanguke muze dufasha abantu, kuko nitutabafasha bashobora kugira izindi ngaruka mbi. Ibikoresho tuzana ibikoresho buri mwaka hafi ya miliyoni 100 z'u Rwanda. Babizanira ubuntu, ntabwo babizana, turabizana barangiza tukabisigira ibitaro. Urumva rero icyo kintu bo barakiza bakiri bato, kibajyamo, kiri mu maraso. Urumva rero nicyo kintu natwe nk'amatorero ahubwo nicyo kintu yahitangiye kandi naha birahari, nabibonye byaratangiye, bira n'ubuyobozi kandi burabikora. Nagiye mbona mu minsi nazaga ya covid, nagiye mbona urubyiruko hirya no hino rwitanga. Urumva rero ntabwo kwitanga ari witanga ari ufite ibintu. Hanyuma ugereranyije n'ibihugu byo hanze muri Afrika niho hano ibikorwa by'urukundo nk'ibyo ngibyo cyangwa bya charity ari biri hasi cyane, ariko ngereranyije n'abantu nzi baba mu bihugu byanze usanga bagenda bazamura uwo muco wo gufasha, ugasanga ari mu Rwanda ibyo bintu ntiyabitekerezaga, ariko abasanze bakamwigisha se nawe akakira uwo muco wo gufashanya. None nkawe umaze igihe kinini muri bihugu byo hanze, hari icyo waba ukora kugira ngo umutima uri muri wowe cyangwa se uwo muco uri mu bantu bo hanze uzakwire mu gihugu cyacu, uhereye kuri kubo ubasha kugeraho ba hafi? Rwose ndabikora, ndetse n'abonyoboye naho nkorera n'aba bana wagibona ndabibigisha, ndetse tukajya no gufasha n'abandi tuzi ko ubwo bushobozi nk'ahantu dukorera turabikora cyane. Nakubwiye ko tugira abana b'imirire mibi tukabafasha, abana badafite ubushobozi bwo kugura ababyeyi badafite ubushobozi bwo kugura imyenda, abana tukabagurira, ko si icyo gusa cyo kubaha ndetse no kubigisha uburyo ubwabo bakwiteza imbere. Niba ubatoza kugira umutima wo gufasha abandi, kugira ngo igihe nikigera Yesu akaguhamagara n'abandi bazasigarane. Ngira ngo ahubwo umuyobozi utakora ibyo ntabwo yaba ari umuyobozi, kuko umuyobozi areba kure. N'ubundi deja n'ubu simpari, ariko n'ejo nshobora gupfa. Urumva rero bazasigara uwo muco bagomba kugumana nabo bakawukora bakawigisha abandi. Gusa ikibazo nanone gihari abantu bakirwana nabyo nuko buri wese abashaka gukura yishyira, n'ufite agashaka kwaka undi utwe yari afite ngo atugire utwe. Icyo cyo sinzi ko nakita, ariko nta kidashoboka, nacyo kizageraho kiveho. Iyo turebye kuva nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi aho tuvuye naho tugeze, n'igihugu aho kigeze, ndetse n'iterambere ryacyo n'ibyo n'abanyarwanda uburyo bagenda bitanga, urabona ko bimaze gutera imbere. Pastor, reka tubashimire cyane kuri uyu mwanya mwaduhaye mu kaganira n'iyobokamana TV, Zaburi nshya ndetse na Nkunda Gospel TV. No kuri Imana ibaho umugisha cyane ko gw'ibyo bikorwa by'indashyikirwa mwamaze gukora, ndetse n'ibindi bibari imbere, kandi rwose nimutagwisari ntabwo muzabura kubona
umusaruro n'ingororano ziri mirimo myiza na initiative nziza mufite yo guteza gufasha abababaye, kwita ku batishoboye, guteza umurimo w'Imana imbere, ndetse by'umwihariko n'igihugu cy'u Rwanda nyine Imana ibaho umugisha cyane. Murakoze cyane, naye ndagira mbashimire kubwo kuntumira, kandi rwose ibikorwa byo ntabwo ari bidashyikirwa kuko ntabyo turageraho. Turacyasaba Imana ngo idufashe, bidashyikirwa byose sinzi ko kubigeraho biri ari hafi aha. Ni ibintu bihambaye biri mu kirere. Imana idufasha tugakora n'ibyo duha imbaraga zo gukora, ariko turifuza ko idufashije twese twakorera hamwe tugafashana, twese tukajya hamwe tugakora. Nicyo cyangombwa cy'ingenzi. Nanjye mbashimire kandi Imana ibaho umugisha kubwo kuntumira kugira ngo tuganire. Reka noneho dusenga Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, turagushimiye. Tugushimiye ubuntu bwa n'imbabazi ugira, urukundo dukunda. Ngushimiye ku bwa bene Data bitanze bakaza kugira ngo tugirane iki kiganiro. Ubaho umugisha Mana, ndetse ikiganiro cyo guteza uwo murimo imbere yawe. Ndagushimira Mwami ibyo ukomeza kubakoresha kubwo umuhamagaro wabahamagariye wa media, kandi natwe turagushimira Mana uburyo ukomeza kuduha imbaraga ndetse no kudufasha. Ngaho ukomeza ubane natwe kandi tugire neza. Ikiganza cyawe gikomeze gukora imirimo n'ibitangaza. Bene Data bagure ubaha imbaraga, kandi ukuboko kwawe gukomeze kubana nabo. Urakoze kutwumvise kandi kubikoze, tubyambaje mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu. Amen.